Nk'uko twatangiye uru rugendo rwo guterana imbaraga mu kugendana n'Imana, mu gusoma ijambo ryayo no kugirana umubano n'Imana ndetse n'ibindi byinshi umwami wacu Yahusha adushakaho. Rero hari impano twasigiwe ariyo Mwuka Wera. Mwuka Wera niwe utuma tubasha kubaka umubano wacu n'Imana. Abantu benshi baribaza bati ni gute nasenga? Ariko ndagira nkubwire ngo isengesho ryawe ni ry'umumaro bitewe n'umubano ufitanye n'Imana. Rero ugomba kumenya uko ugomba gusenga n'uko utagomba gusenga. Isengesho ni ryo ryubaka umubano wawe n'Imana. Icyo dukora twe turasaba mu izina ry'umwami wacu Yahusha, ntabwo twagera kwa Data tutamunyuzeho. Iyo twizeye umwana we niwe utugeza kuri Data, kuko iyo uvugana n'Imana mu isengesho ryawe ubinyuza kuri we, ubinyuza mu izina ry'umwami wacu n'umukiza ari we Yahusha. Rero bakundwa, mugume mu nzira z'Imana, nibyo bizatuma umubano wanyu n'Imana ugenda ukura. Ubuzima bwanyu mubwegurire Yahwa, mubwegurire umwami wacu n'umukiza Yahusha. Nk'uko nawe ushaka kugirana umubano n'Imana, Imana nayo irashaka kugirana umubano nawe. Kandi nuyemerera izakwigisha uko ugomba kuyubaha, izakwiyereka. Nusenga uzumva ijwi ryayo, ariko nusenga usengeye mu kuri no mu mwuka. Nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo dusengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, ngo kandi dusenga ubudasiba. Vugana n'Imana buri munsi bibe nk'umuti. Noneho rero muri ibi bihe bya nyuma, uko iminsi igenda urushaho kuba umwijima, ugomba nawe kurushaho kugendana n'Imana, gusoma ijambo ry'Imana, kandi nubitangira uzabona impinduka mu buzima bwawe. Kandi nugira aho udasobanukirwa ubaza Imana uti, ese Mana, iyi nzira niyo ngomba gucamo? Imana ni umubyeyi w'imbabazi, ntizanga kukuyobora, ntizanga kugusubiza nuyigisha inama. Nk'uko itirengagije ubwoko bwayo bw'Abisirayeli iyo babaga bayigishije inama, nawe rero ujye ugisha inama Imana. Yisaba imbaraga, nubona hari ibikuzi ubona byaguca intege. Ntabwo ari ibintu wabyuka ugasanga byikoze, ariko uko urushaho gushyira Imana imbere mu bitekerezo byawe, n'intekerezo zawe zikaba ziri kuri we, akaba ariyo wiringira, akaba ariyo ushyira imbere, ibyo bizatuma umubano wawe n'Imana ukura, urusheho kugendera mu nzira zayo n'umucyo wayo. Imana iragushaka ngo uvugane nayo bivuye mu mutima wawe. Inama rero nabagira nuko mugomba gushakira Imana umwanya mugasoma ijambo ryayo, ukavugana nayo buri munsi, kandi bivuye no mu mutima wawe, bikanyura no mu izina ry'umwami wacu ari we Yahusha. Kandi umwami wacu yatwigishije nuko tugomba kujya dusenga. Katurebe mu ijambo ry'Imana muri Matayo igice cya 6. Wehoho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinga urugi, uhere ko usenge so mwihereranye. Nuko se ureba ibyiherereye azakugororera. Namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato, nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo, kuko sazi ibyo mukennye mutaramusaba. Nuko nimusenga, musenge mutya muti, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Ubu ni uburyo tugomba kugenderaho dusenga. Ubu buryo bugabanyijemo ibice 6. Katurebere hamwe buri gice. Icyambere, isengesho ryawe uryerekeze kuri Data wo mu ijuru. Nk'uko ritangira rivuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina rye ryubahwe. Rero nusenga, usenga wumva kuvugana na Data. Icya kabiri ni ubwami bwe n'ubushake bwe. Yahusha yaravuze ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi. Ibi ni iby'ingenzi kuko iby'ubwami bw'Imana biri mu byo twiringiye. Rero ni ngombwa mu isengesho ryacu nabyo kubyongeramo. Turasaba hanyuma tugategereza ko abidukorera. Ariko icyo tutazi ni uko rimwe na rimwe amasengesho yacu adasubizwa, kuko biba bitari mu bushake bw'Imana. Ubushake bwe ntabwo buhuriye n'ubwawe.
nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo turasaba ntiduhabwe kuko dusaba nabi, tugendera ku irari. Imana ntabwo ari igini ngo icyo dushaka irahita ikiduha, irahita ikidukorera. Twe turasenga tugategereza ubushake bwayo bugakora. Icya gatatu, gusaba ibyo dukeneye. Yahusha yaravuze ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Imana ibizi ibyo dukeneye, niyo mpamvu ica inzira buri munsi bikaboneka. Mu mibereho rero ya muntu dukenera imirire. Ibyo byabuze biba ari ikibazo gikomeye cyane. Nuzajya rero usenga ugasengera ikintu ntukibone, ntukababare, ntukitotombere Imana. Wibuke ko mbere yo gusaba wavuze ngo mu bushake bwawe. Rero tegereza ubushake bw'Imana bukore. Icya kane ni ukubabarira nk'uko tubabarira abandi. Haravuga ngo uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Dusomye ku murongo wa 14 na 15 haravuga ngo kuko nibabarira abantu ibyaha byabo na Data wo mu ijuru azatubabarira natwe, ariko nitutababarira abantu na Data wo mu ijuru nawe ntazatubabarira ibyaha byacu. Rero ugomba gukora uko ushoboye kose, ntugendane kutababarira cyangwa inzika mu mutima wawe. Iki ni igice kinini cyerekana umuntu wamenye Imana. Niba ushaka gusobanukirwa uko wababarira uwaguhemukiye, hari icyigisho nakoze cyo kubabarira. Numara kureba kino usubire inyuma urebe uko wababarira abanzi bawe. Icya gatanu, usaba Imana igutandukanye n'ibibi, igukize na Satani. Yaravuze ngo ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi. Abantu benshi bahura n'ibibagerageza. Ese usaba Imana ikabigufashamo? Izagufasha nuyitabaza. Niyo mpamvu Yahusha yavuze ngo tujye tubyongera nabyo mu isengesho ryacu. Arongera dusabira ku Mana ati sinsaba ko ubakura mu isi, ahubwo ubarinda umubi. Icya gatandatu aricyo cya nyuma ni ukumenya ko ubwami bw'Imana ari ubw'icyubahiro n'ubushobozi iteka ryose. Haravuga ngo kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Kuko byose biri mu maboko ye kandi afite n'ubushobozi iteka ryose. Imana ibigenza uko ishaka, niyo dukesha ubugingo. Bakundwa, ibi ni by'isengesho ryawe ryakagombye kugenderaho. Hari igihe wicura mu ijoro hagati, ibitotsi bikabura, nta kindi utekereza no gufata telefone, kureba movie cyangwa n'ibindi. Uwo mwanya rero wipfusha ubusa. Imana irawugushakamo, byuka upfukame usenge. Irashaka kuyiha umwanya, irashaka kuvugana nawe. Yisabe hanyuma utegereze, nkuko twabibonye muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 8 ngo azi ibyo dukeneye tutaranabimusaba. Rero tugomba gutegereza, tukinginga, tugatakamba duciye bugufi, tugategereza gutabarwa n'agakiza gaturuka ku Wera wa Isiraheli. Ugomba rero gutegereza ubushake bw'Imana bugakora. Ugomba kurwanya ibintu byose byatuma utagirana umubano, umunezero n'Imana mu gihe usenga. Kandi nusenga uzi imbere y'Imana wizeye, nta bwoba, uyikoreza amaganya yose, umubabaro wose, kuko ikwitaho. Wizere Imana, ntuhangayikishwe n'ikibi icyo ari cyo cyose. Nkuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntitukagire icyo twiganyira, ahubwo ibyo dushaka byose bimenywe n'Imana, tubisabiye, tubyingingiye kandi dushima. Nusenga rero usengera mu mwuka kandi usengane umwete, kuko nibwo gusenga kwawe kuzagira umumaro mwinshi. Umwanzi ntakagutera ubwoba, kandi umwanzi ntaryama arimo arakora. Ntakagutera ubwoba ngo agukure mu kwizera kwawe, kuko akazi ke ni ugukora uko ashoboye ngo atume umubano wawe, ngo atume umunezero wawe n'Imana uhagarara. Turi mu bihe bya nyuma. Rero muri ibi bihe kugira ngo ubikomereremo, ni uko uha Imana umwanya, ugasoma ijambo ryayo, ukizera umuremyi wa byose, kandi ugasengana umwete. Muhabwe umugisha. Haleluya. Muhimbaze Yahwa.